Hello mwiriwe neza aho muri kwisi hose mukurikirana Bandebe Empire nk'ibisanzwe. Yewe kugira kuri izi ndangaburamajwi z'Abandebe Empire ni Sikosi wanyu, Sikosi wa Kabi, Sikosi bakunda wabasezeranyije ko buri kintu cyose kizaza kije kubaka community nyarwanda mu rwego rw'iterambere cyose nzakivuga cyane mu gihe nzabanyibwira abanyarwanda. Ndagira ngo uyu munsi itariki y'uyu munsi nze kubwira abanyarwanda rimwe na rimwe bajya barengwa n'ibibazo bagafata icyemezo cyo kwiyahura. Kwiyahura niyo nsinzwe ya nyuma ibaho mu buzima, nicyo kintu giteye ikimwaro n'isoni n'agahinda mu buzima, niyo sheke ya mbere uba ugize mu buzima. Ngo kubera iki byagucanze, kubera wakennye wabuze inyishyu, ngo kubera ko wenda hari icyuna nyine cyakurenze, ntabwo ari cyo gisubizo cy'ikibazo kwiyahura. Oya, ahubwo uyu munsi wa none, iyi saha y'uyu munsi nari nkuzaniye ijambo ry'ihumure. Niyo mpamvu mubona nje nihuta. Nagira ngo nkubwire ikintu gikomeye. Nagira ngo nkubwire ngo nujya ugira ibibazo ukumva uremerewe, hahandi ugira ibibazo ukumva byagucanze, hahandi ureba ukabona nta hepfo na ruguru, ntacyo gukora ufite, ndagira ngo nkubwire ikintu cya mbere ugomba gukora. Ikintu cya mbere ugomba gukora, ugomba kubanza ukajya muri kondisiyo y'umutuzo. Nyuma yo kujya muri kondisiyo y'umutuzo ugasenga, mu gusenga ugasenga wibuka ijambo rivuga gutya, rivuga ngo nujya ugira ibibazo ukumva uremerewe, jya wibuka hahandi uheruka gutsindira. Mu buzima umuntu wese agira ahantu byanze bikunze yigeze kugirira amahirwe, hahandi wigeze kugirira amahirwe, ya Mana yahaguhereye amahirwe hahandi wagiriye amahirwe. Ese mugira ngo n'ubu ngubu yavuyeho? N'ubu biracyahari. Rero ntimukagire ubwoba, n'ubu biracyahari. Nimukore subscribe, mukore na share, mujye kuri Bandebe Empire, mujye kuri TikTok, mukore follow kuri video zanjye kuri TikTok, mujye no kuri Bandebe Empire, mukore subscribe, mukore na share, ndetse mushyiraho na comment kugira ngo dukomeze gufatanya kubaka buri kintu cyose cyaza gusapotinga umunyarwanda cyangwa umunyarwandakazi mu rwego rwo kumukavaringa mu bintu byamujyana mu bintu bijyanye no kwiyahura. Kuko hari benshi tubona biyahura, ahari wenda niko baba babuze ijambo ry'ihumure, ahari wenda niko baba babuze abakansara. Njyewe rero ngiye kuzajya mbafasha, mujye mukurikirana Bandebe Empire. Ndabizi ko muzava mu bwiza mujya mu bundi. Muzava mu bwiza mujya mu bundi. Kubana nanjye kuri YouTube channel yanjye ndetse no kuri TikTok channel yanjye nicyo kintu kizaguha kuba ukomeye, kuba udakangwa na biracitse, kubaho ufite umutima ukomeye, kubaho uzi kwihanganira mu bigeragezo, ndetse no kugera mu bisubizo, ukamenya uburyo ugomba kugenda mu bisubizo by'igihe wabonye. Mu gihe wabonye ibisubizo nkwigisha uburyo bagenda mu bisubizo, mu gihe uri mu bigeragezo nkwigisha uburyo bitwara mu bigeragezo. Murumva rero kabisa naje ndi inzu y'ibitabo. Muze mukore subscribe kugira ngo mujye mubona notification zanjye kuri Bandebe Empire, mujye no kuri TikTok yanjye mu following. Ndabizi ko mugiye kuzaryoherwa kandi cyane, mugiye kuva mu bwiza mujya mu gahebuzo kabisa. Ndabakunda umunsi ku wundi, ngenda mbibereka ko mbakunda, kandi nabasezeranyije ko ibidakwiye byose nimbibona nzabivuga pe. Ikintu cyose kizaza kidakwiye mu rwego rwo kutubaka igihugu, kutubaka abanyarwanda, kutubaka community nyarwanda, ntago nzigera nkishyigikira. Cyose nzakivuga mu rwego rwo kukirwanya kugira ngo twimike icyiza. Murakoze, murakarama, mukore subscribe, ndabakunda. Ciao.